gino Migi umutima uracyari muri APR kandi APR arakubiranduye uracyafite impungenge ubanganye nawe ku gikombe. umukinnyi wa FC Barcelona wavuye muri Barca ajya muri Real ageze muri Real ngo mpangayikishijwe ngo na Barca ese bibaho. Umukinnyi wa Rayon Sport Iranzi avuye muri APR n'urugero agiye muri Rayon agera muri Rayon ngo urabona ngo bari abana bo muri APR ngo ntibabiha agaciro ngo bararenzwe n'ibindi bitano. Kuki bagusezereye uriye na APR ko watanze umusaruro muke bakagusezerera. Papa Migi Abuba Sibomana Tayiwo gira inama Migi mugira inama muri nshuti ndabizi aho uri urahazi mumubwire muti wikwizana muri 18 n'abanyamakuru iraguhembeye nukomeza gushaka gusatira sirifasi y'abanyamakuru birahita bibi cyane. Hari ibyo twirengagije imitima turayifata ngo baza kazungu wallahi itima nabwiye kazungu namwene kazuseja reka tureke ngo uyu mubaza yamane reka tureke ibi nibi ko ntawe urakuvuga turimo tukuvuga kuri twera neza abanyamakuru bazanye muri dosiye gute. Ubwo rero abanyamakuru bahuriye na Yusi Monastiri none se abanyamakuru baraje ya Monastiri haravuze kuri APR na Monastiri hari ikinyoma kirimo haraho bihuri hari umunyamakuru washyizemo igitego niyo mpamvu nakubwira ngo Migi utaza kuba wundi wagiye kwandikisha inkuru kuri website ya APR avuga ngo abanyamakuru umupira ngo barawuzunga. Reka tuvuge ikintu batamenye. Umunyamakuru wajyanye na Monastiri wajyanye na APR kwa Monastiri hari uwajyanye nayo kwa Gor Mahia muri Kenya hari uwajyanye nayo kwa Berkane ninde muntu wajyanye nayo unibuke ngo yisezo wageze n'ahantu reka tumbinabivuge mu mazina hari igihe twanga kudisturbing ikipe ngo tuyibwize ukuri iri muri qualification iri gushaka itike tukavuga ngo bitaza kwitwa ko twagumuye abantu cyangwa twaciye intege abantu naringe kubivuga tukabimira yisezo urumva yisezo ariko tugize ngo tubwije yisezo irangiye twari benshi batakuri indege ngo bajye gukina aperi gake cyane yisezo irangiye barabyirinze cyane kandi nge navuze nge wari umuvugizi wayo sinshaka kubivuga urabizi nabivuze twarabyirinze bishoboka n'umutoza araturasa turabyanga twanga kumusubiza twavuga icyo tuvuga bitazagira icyo bitesha umurongo wa aperi kavuga ngo turayibasira iyi sezo yarangiye tugiye tuvuga aperi baratwatatse umutoza website yabo iratwataka turaceceka kila kitu nta kintu kitatwatatse aperi tazabona umusaruro bakabishyiraho zo kutwataka turaceceka ariko natwe turavuga ngo ni siku ni moja tu niyo mpamvu navuze Mwenyezi Mungu uyu munsi azagaragaza ukuri nta rwitwazo rw'umutoza bomu ritaripuka umupira w'amaguru se umupira w'amaguru waceceka abanyamakuru baranyatatse badashije umutwe abakinnyi bararyumye tukavuga ngo amahirwe masa umutoza ndashaka kugenda mbere iminsi 5 bati genda habura iminsi 5 ibisabwa byose byarakozwe ariko uyu munsi natwe twarasigirije twageze naho dusigiriza tuvuga ko ibintu bimeze neza ntituzavuga ngo ikipe ejo hari uwanyandikiye ngo bari ngo iwanyu ngo umutoza ngo wa peri ngo ubu yirukanwe ngo kuki mwumva ko ngo umuntu yakwirukanwa ku kazi ngo byabashimisha hari inyungu tubifitemo se ari nk'urwenya rwose Rupopo se n'ikipe y'igihugu ikigaragara babuze ikipe kuko baravuga bati twe kuvayo gutyo gusa Rupopo irihariye ndimo kubwira hiti kwa Kora de Makerere utaraza dukuze yavuze ngo ni Rupopo muzakina n'Amavubi sinabyitaho match ya gishuti ndabona n'urwenya none ngo byarangiye ariko ibaze kuva aha tutazi ngo ikipe ya kabiri tuzakina nayo urabyibuka ko ibyo havugwaga amaka y'abaruko y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu utabonetse urumva no kubahatisha ariko ikipe zose zatanze gahunda ngo imikino 2 dufite ni n'ama pictures barazerekana uko biteye. Tanzania na Uganda batumiwe na Libya bakurushanwa ry'ibihugu bitatu. Tanzania uyu munsi amwe yazashyirakina na Uganda abafite azamu baraza kubona iyi match live. Tanzania izasoreza Libya n'Abagande barakinye baranganye. Nta gihugu buri gihugu cyerekanye imikino 2 kizakina ariko twebwe ni wa kabiri ngo birangiye ngo ari Rupopo ahubwo yakomo Adristio batubwira ngo bakinye na Krebe hariya muri Maroc bakina na Wydad za Wydad ikipe zikomeye za hariya byibura za guha igipimo ariko Rupopo harimo ni tekinike yo guhunga ibihugu cyangwa muganga ugashaka bagiye Maroc bafite iyo target wende yo gukina n'ikipe irenzemo niba ari ibyo tutemera inteko turere amafaranga se batanze ntibari kuyifatanisha ariko wenda ikaza no mu Rwanda kabakinira mu Rwanda kuko irasi igipimo kuko impamvu wenda bagiye muri Maroc ariko gukina n'igihugu kidakomeye ngo bimare iki gihe ukina n'igihugu kiguha akazi
ubu namenye ute amakosa yanjye arahanga hashobora kuba harimo ubwo bwoba ahita avuga bwo kuba wakubitwa abantu bakaguseka nkabyane by'ikipe zacu zisohoka ngo wipimye kuri viziyo ngo na Rutsiro ngo nande urakwepa izikoye zakaguhaye kugutegura neza. Match amicale nyinshi dukina ubona atari zisanzwe nubwo tuvuga ngo turarira match amicale twakinye na Central Africa. Ubu sara umuntu uzongera kuzisaba mugani ku Rwanda rudakina match za gicuti nta match ibyo ntawe uzabivuga nta match zidupima zihari zidupima zishobora kuvuga uti byibura iyi match aricyo yadufashije. Uzumva u Rwanda rwasabye Zambia irasanzwe ariko Zambia ni ikipe ikomeye ariko ntituyisaba kandi yakwanga aya makipe oya Zambia yakwemera aya makipe nayo ari igihe avuga ati ubundi ndakina n'u Rwanda rw'urufashe oya n'abayishakira babarusha kare oya ibihugu byinshi bashaka babarusha ubu se Brazil ko iba yahaye Ghana uko yemeraga nta mbere ku rwego n'igihugu kizakina ikisi kizakina ikisi none se Ghana ubu Brazil yakina na Central Africa match amicale oya reka Central Africa na Misiri ari Misiri kugira ngo ume nka Misiri ngo yakinye match amicale n'u Burundi ntabwo bishobora gupfa kuba. Maroc ngo yakinnye match na Sudani y'Epfo cyangwa Soya ari gihe barayiguha match ari gihe bayiguha bitewe n'ibyo barayiguha ku rwego rwa Djibouti oya ibihugu bikomeye barabyishyura wishyura amafaranga kugira ngo umukino ibi bihugu Ah, nk'ubu Nigeria dushaka gukina nayo federasiyo baravugana ati dukeneye ibihumbi runaka by'amadolari nibwo bemera gukina ariko hari no kuba bavuga ngo izo zikomeye tuzihorere. Yewe muhawe urugero rwa Zambia se yakwanga umukino w'inshuti n'u Rwanda niyo mpamvu bisaba Tanzania na Uganda na za Zimbabwe reka ntabwo ari cyangwa Malawi se ni iki hari icyo bakurushaho hari icyo wabigiraho bakina icya Afurika hari abantu ukina nabo bakurushaho gato fata za Togo na Togo ntabwo yakwanga hari ibihugu nyine uvuti hari icyo wakwigiraho ariko ibyo urusha ariko aho birangira aho mbihereye aho birangira duhuye na Rupopo kipe y'igihugu na Rupopo ahubwo si ibyo binabaho kipe y'igihugu na club isanzwe sinatipe Mazembe keretse ari niba ari Mazembe byibura uvuti Mazembe yagiye gukora lokale muri Maroc kandi nabyo byo kwanga tuzakina na Maroc kandi nabyo ukabitegura mbere hakiri kare twaravuganye Mazembe nk'ubejo Mazembe yakiniye na Azam bahurira he Zambia Levi Monowasa Ndora niho bakiniye ni ibintu bitatunguranye ndetse ko Kazo birahabanye kumva ngo ikipe y'igihugu irakina na club ntibibaho iyo ariyo yose keretse ari amabura burizo nyine nk'ibyo waburanye ariko kubera ko ari ibintu bitateguwe twisanze kuri Rupopo ariko ibaze iyo nkuru muri Kongo ngo Rupopo ngo izakina n'igihugu cy'u Rwanda ibaze dupizwe ese uwo mugani nagutsinze dupizwe byaba bimeze bite ubundi yagutera Rupopo kipe se n'ibimenyeranye muri Kongo uretse ko izasohoka yasohotse muri Confederation ngirago ariko Rupopo ni ikipe isanzwe cyane nyuma ya Mazembe AS Vita Desembe Rupopo ni ikipe nto cyane wese werwa kuyumva ahubwo yarazimye yeruka cyari cyabakabanga bakinamo nibwo yageze gukomera yasubiye inyuma Raoul ayitoza aya championnat amakipe wavuga na 3 muri Kongo wakinana Vita Club TP Mazembe Desembe bikabirangira nabyo dukangura amakipe yacu kujya basaba imikino ya gicuti none se kazoreka nk'urugero Seyale wone irakomeye match na gicuti na South Africa South Africa wayishyuye ikaguha ni ikipe ikomeye bifite amazina arabishyura nyuma nabyemerera none se mu Djibouti yashyuye kwishyura Nigeria ariko nuko negosia akazu azamo nibyo n'umubano nabyo n'umubano Rwanda ni igihugu kuganira n'ibindi ku mugani Afurika bitagoranye cyane rwose noneho byabaye byiza kurusha n'ibi ya West Africa bikoresha igifaransa nabyo ni inshuti z'u Rwanda ubu biroroshye rero kuvuga ngo turashaka gukina na Mali n'urugero Bamako Kigali biroroshye cyane kutwe Guinea Conakry ya hatari yingiyi nyayo ko hano baje bashyiramo iya kabiri ariko nyine aho bibera uyitegura kare hakiri kare ko birangiye tuzakina na Rupopo FC Central Rupopo Maroc se byapfiriye byapfuye ku munota wa nyuma sinzi nta makuru menshi twamenye none se ubundi Maroc ikipe yabo ya kabiri ubwo ibiri no mu myitozo nayo cyangwa twagira ngo bayihamagara ku kanya ubu bahamagara ebyiri bafite ikipe yabo nkuru irimo irategura igikombe cy'isi arakantu nibutse muribuka amakuru yavuga ko Adiri bamushaka gutoza Maroc ayo makuru aremeza ayavuga ubwe
ngo yayanze ahubwo yanze yaramushatse Yavuga, arayanga, nyine byaravuzwe ngo ariko barayanze. ahitamo gutoza APR. Maroc nkuru ngo ni urukundo yayikunze Maroc nkuru ariko Maroc ntabwo wigeze ubyumva iminsi yashize inkuru niyo yaba 15 se yayitoza. Maroc yabuze abatoza. Maroc nkuru yarayipize shi yari nayishe yateye shiri yahiteye bibiri ariko nawe yazanye umwenegihugu Maroc Sofiane Boufal ariko irakomeye my friend so reka ba Saidi twumve Benarma SG Henry Muhire atubwira kuri iyi mikino ya gicuti yanatubwira no kuri iyo gahunda ya Ruko kugira ngo ababashije kuwukurikira abanyarwanda bari hano bari bawukurikira bari iwacu cyangwa n'ahandi ni umukino mwiza mu by'ukuri ugereranyije n'indi duheruka gukina cyangwa se indi mikino myinshi twagiye tugira icyo navuga cyadushimishije cyane ni uko byibuze impinduka ziri mu kibuga abakinnyi bashya duhamagaye bwa mbere hari uko biyerekanye hari shanjima cyangwa se hari impinduka bagaragaje mu ikipe kugeza ubu nta mpungenge cyangwa se izindi mbogamizi twagize imyiteguro imeze neza navuga ko mu by'ukuri icyatuzanye iyi kampu turimo iyi myitozo turimo hari icyo biri gufasha ndetse navuga ngo umusaruro wa mbere ntago amanota ni meza amanota 3 ni meza intsinzi ni nziza igitego ni cyiza ariko byose bifite uko bitangira navuga ko rero ubu hari icyo tubonye hari ibyo umutoza abonye byo guhindura hari icyo tubonye yadusabye aho twakoze dushobora no kumwumva agize ikindi kintu adusaba hanyuma rero uyu mukino urarangiye n'ubundi gahunda za hano muri Maroc zirakomeza haraza gukurikiraho iki abanyarwanda baze gutegereza ko muzakina n'iyo kipe nibyo twari twaje n'ubundi duteganya imikino igera kuri 2 ngira ngo uyu wa mbere urarangiye nk'uko bivugaga dusigaranye undi mukino none tuzakina n'ikipe ya FC Rupopo yo mu gihugu cya Kongo cy'abaturanyi nabo bari inahangaha mu kwitegura nabo amarushanwa mpuzamahanga barimo abo rero nabo ni club nziza twumva iri ku rwego rwiza dushobora gukina nayo hari ibindi bihugu twari twakomeje kugenda tuvugana ariko dusa nkaho karandiriye zacu ziri kugongana nk'uko mwayabonye mu by'ukuri hano muri Maroc hari amakipe y'ibihugu menshi ariko amwe yaje nanone afite irindi rushanwa rero navuga ko igikurikiye ubu ngubu ni umukino wa kabiri dutegereje kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ku itariki 27 ariko noneho hagati aho byo birumvikana cyo twabwira abanyarwanda imyitozo irakomeje umutoza arakomeza kugira byinshi ahindura ikindi navuga ko umukino wo ku munsi wa kabiri cyangwa se umukino wa kabiri tuzakina ni amahirwe nanone yo kugira hari abandi bana b'abanyarwanda mwabonye batabashije gukina abo rero biraterwa n'uko tukiri muri process ni abana b'abanyarwanda ariko bavukiye ku mugabane w'Uburayi tutarabona ibyangombwa byabo uyu munsi rero ntabwo twashoboraga kubikoresha kugira ngo hataba haba ikibazo nanone ko ntabwo tugambiriye gukora amafuti mu mukino utaha rero ni umwanya wo kwigaragaza ni umwanya wo kubaha andi mahirwe ndetse n'aba bakinnye hakongera kubaho ukundi gusimburanya hakongera kubaho izindi mpinduka mu kibuga mu by'ukuri ku buryo nibaza ko icyatuzanye tuzava hano tubonye umusaruro Katibu mwamwumvise arayivugiye rwose Central Rupopo atarya imbere abo bantu batagira ngo ni amagambo yacu igihe navuze nahoze mbyumva nadukuze ngira ngo si byo Katibu uyoboye delegasiyo irahari si n'umunyamabanga anabivuze neza nayo nuko ari hiri aravuze ati twahuriye aha baravuga bati reka twikinire match ya gishuti match yo kwisuzuguza kabisa ariko ibaze ikipe nk'ubu y'igihugu na club ibaze nk'ubu badutsinze siko byari kuruta bagapanga iza Vipers zirimo zirasohoka kubiri cyangwa ugashaka Yanga cyangwa ugashaka Simba cyangwa tepe maze uyitunguye byagorana ahubwo birarutwa yuko bari gutega indege niyo match ya kabiri buze bari guhita bataha naba nuko baza bakipima na AS Kigali hano izasohoka irimo kwitegura gusohoka umukinnyi wese biranashoboka ko wafata fiyakira agasubira mu ikipe ya AS Kigali ugafatisha undi kimenyi cyangwa se namvuye kure ukamunyuramo AS Kigali 11 umutoza ateganya kuzakoresha cyangwa abakinnyi bayo bose hasi fiyakira wenyine se bamurekeza mu ikipe y'igihugu kubera ko urimo urategura igihugu niyo priorite AS Kigali gakoresha uriya muzamu wayo wa kabiri mu myaka enye ari kuvuga ngo na Central Rupopo biteye yo muri Congo reka twumve umukinnyi witwa Gerard Gohu match ya mbere mu Mavubi rwose ibyiyumvo bye Ouais, je veux dire que je suis content d'être là, je suis vraiment content, je suis fier de porter ce maillot. Donc je suis là pour aider l'équipe, pour conquérir des victoires. Donc je suis vraiment fier
l'entraîneur, le staff, tout le monde m'a accueilli ici, ils m'ont bien intégré. Je suis vraiment content de jouer avec l'équipe. Ouais, je suis rentré en deuxième mi-temps, oui, mais la première mi-temps était bonne. Mes coéquipiers étaient bons. Ce sont des individualités qui sont très 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 bons qu'on doit exploiter. Voilà, donc moi je suis rentré en deuxième mi-temps, j'essaie d'apporter ce que je peux. Voilà, donc l'entraîneur m'a fait confiance pour la deuxième mi-temps. Je suis venu apporter ce que je pouvais. Malheureusement on n'a pas gagné, mais on a tenu le match nul. Ouais, j'espère que les prochains matchs seront meilleurs. Ouais, je suis le nouveau Rwandais aujourd'hui. Donc j'espère que j'aurai le soutien de tout le monde. J'aurai le soutien des fans, j'aurai le soutien du pays. Voilà. Moi je suis là pour me battre et je vais me battre avec mon cœur. uyu mukinnyi witwa Gerard Gohu mu magambo yaravuga ati nishimiye uburyo banyakiriye ati rwose ni iby'agaciro kwambara umwambaro w'igihugu cyanjye cy'u Rwanda ati igice cya mbere cy'umukino cyari cyiza ati umukinnyi ku mukinnyi ubona ko ari abakinnyi beza ati ninjiye mu gice cya kabiri ngerageza gukora ibyo nari nshoboye ati ntabwo byagenze neza ntabwo twatsinze ati ariko ndacyari mushya ati nizera yuko ibitagenze neza uyu munsi bizagenda neza mu mukino utaha tuzakina wa kabiri mu magambo make Faustin ni ibyo ngibyo uyu mugabo rwose dutegerejeho ibitego byinshi n'ibyo yavugaga ariko biramutse ari test ubwo ni nkaho yaba yayitsinze ariko ndahamya ko na test mu ikipe y'igihugu usubira ahubwo ikiriho buriya yaje wenda babonye atari ku rwego yagumana ubwo bwenegihugu ntazakine ntibazongere kumuhamagara ariko ntabwo ibya test byo simbyemera Ante yavuze ko ari test ariko baguha ibyangombwa batatu bakenewe ibyangombwa buriya arabifite batatu bakenewe ibyangombwa bizi pasiporo se pasiporo serivisi yarabisobanuye Damascene ushinzwe abinjira n'abasohoka kugira pasiporo serivisi ntibizubwa n'igihugu n'izi kipe zisohoka urugero umugeni bashobora kuyimuha buriya isigara isohoka mwese bashobora kuhakorera pasiporo serivisi ntabwo rero kuguha pasiporo y'akazi kuko ndahamya ko nta ordinaire afite kuguha iy'akazi ntibivugwe n'igihugu niyo mpamvu bamaze gusezerwa mu Mavubi benshi bavuze ngo barabahabwa n'igihugu Mzee Damascene arabisobanura ubwo n'igihugu gute se hari warahiye bahabwe n'igihugu gute aba bakinnyi bakinaga ariko kazuye none se iyi match mpuzamahanga nta mategeko saba yigenga ya CAF cyangwa ya FIFA iyi tuba twakinnye ugomba kwikina ari uko ufite ubwenegihugu bw'icyo gihugu cyangwa urera ijibo ubyemerewe ni match mpuzamahanga uretse iyi match twakinnye uravuga ko nta protocole za FIFA ziba ziriho ni ngombwa zirahari ntabwo ahitera udafite ibyangombwa kazuye siyo mpamvu nabo ari abana nyine batigeze bakina uretse ko ariko nanone ndabyibutse iyo ukinye match ya gishuti ushobora kuba wemerewe kuba wakinira ikindi gihugu ushobora guhita guhindura ikindi gihugu cyane za Senegal ziba zibafite benshi nabonye nka Alassane Player uramubona muri Mönchengladbach yakiniye match za gishuti abafaransa ariko agiye gukinira Mali yakiniye na Nice Alassane Player ubwo rero Amavubi ni ibyo byayo makuru ahubwo si igipimo cya rupopo cyo uracyemera kareka aho twacishijemo umurongo niyo yaza agatsinda bitatu rupopo utudora umwata ukomeye ariko yatsinze se niyi nayo irarwaye iracumbagira ariko nibyo navuga ngo ikipe y'igihugu ariko no gusuzuguza igihugu ikipe y'igihugu cyane ikipe y'igihugu rekinisha na rupopo kandi biterwa n'iyo ariyo niyo mpamvu naho byabaye nta kipe y'igihugu ikina na Kenya ni gake cyane ubuze ikipe yo muri Maroc ikomeye wenda yumvikana avuga ati wakiniye na Wydad wakiniye na Raja Casablanca byibura ariko izo ubuze Maroc ya Chani ubuze Maroc ya 20 ubuze Maroc y'ikipe kazu ku mubano mwiza igihugu cyacu cya gifitanye n'ize za Senegal wanegose ya Senegal akaba ikipe yawe ya kabiri kandi binameze neza ubona ko na perezida Macky Sall ubona ko ari inshuti ya perezida Kagame urabibona ko ari abaperezida babanye neza biroroshye cyane kusaba Senegal umukino wa gishuti ariko nuko turi mu itsinda rimwe ho ntabwo byemewe ushaka qualification kandi ni urugero ko dutanze ibihugu byinshi tuziranye ni byinshi muri Afurika oya wahereye kuri za Zambia za Malawi ziba zifite amakipe kandi mazima wakina nayo ntibibe bibi ariko ryo gukina na rupopo siko to gutesha agaciro Amavubi match zaba kuwa kabiri
u Rwanda rukina na Saint Eloi Lupopo muri iyi minsi bagiye gukora. icyo biba bikumvikanisha ni uko batigeze bategura match za gishuti hakiri kare. ni ukujugunya ikarita. Twahuye nayo ibihugu tugiye byose gukina kuko byakoze twahuye nayo just. ibihugu byose byakoze gahunda yabo hakiri kare, bavuga imikino ibiri bazakina. Niyo mpamvu navuze ngo ahubwo Tanzania twaba twarabinegosiye natwe tukaba turi muri iyo gahunda ya Tanzania na Libya byibura tukaba ikipe ya na kane Uganda natwe tukaba turi hafi. bazakinana. Hey. Ibi byose ntiduhari. Ibyacu ubona ko bisa nk'ibitungurana iteka ngo tugiye muri Libya tuzakina na Guinea Equatoriale ariko indi ntiturayimenya. Brazil imikino ibiri bazakina irazwi, Ghana yo bazakina irazwi, buri gihugu ibiri. Ubwo rero nta kundi ubwo reka twitegure iyo Lupopo. barumuna babo batarengeje imyaka 23 bari mu gihugu cya Libya mu mujyi wa Benghazi. Impamvu bari gukinira Benghazi la stade nayo Libya nayo ifite ikibazo cy'amastade ni nk'ibindi bihugu byinshi. Nayo ngo ifite ikibuga kimwe nkatwe. Iyo stade yemewe. Uko Huye yari yemewe nawe Kigali zakinira hari. Benghazi ntabwo baza ngo izakinirayo. Ni Benghazi. Ziriya kipe enye zibasohokeye zose ni Benghazi. Ntabwo ari Tripoli. Ubwo rero match yabo yatangiye nyuma gato, yatangiye saa moya, mu gihe y'abakuru yatangiye saa 12. yatangiye saa 12. Uramubona Rudasingwa Prince ku ndeshyo ye. Prince se wambaye 9. Gasongo. Ni Gasongo pe arabasumba bose. Rwasamanzi Yves umutoza mukuru. Bahungu bacu nimugoroba bahuritse bawushatse batsinzwe ibitego 4-1. bawushatse barawubura. Twawushatse turawubura.